Ndi Papa Sava. Tukiburara we n'abashyitsi twagiraga ubu duteka buri munsi nibava mu rugo. Tukiburara we n'abashyitsi twagiraga ubu duteka buri munsi nibava mu rugo. Tukiburara we n'abashyitsi twagiraga ubu duteka buri munsi nibava mu rugo. Tukiburara we n'abashyitsi twagiraga ubu duteka buri munsi nibava mu rugo. Tukiburara we n'abashyitsi twagiraga ubu duteka buri munsi nibava mu rugo. Tukiburara we n'abashyitsi twagiraga ubu duteka buri munsi nibava mu rugo. Basigaye badusura we tukabatekera banarara mana we tukabasasira. Tukiburara we n'abashyitsi twagiraga ubu duteka buri munsi nibava mu rugo. Tubakarangira inyama tukabazimanira n'amata none duteka buri munsi nibava mu rugo. Tukiburara we n'abashyitsi twagiraga ubu duteka buri munsi nibava mu rugo. Tukiburara we n'abashyitsi twagiraga ubu duteka buri munsi nibava mu rugo. Tukiburara we n'abashyitsi twagiraga ubu duteka buri munsi nibava mu rugo. Nibava
imana yacu ishimwe cyane. uzi kugira ijambo mu bandi, muri abagabo bo kubihamya. Umwuka rwose sinshidikanya yabasanze, buri wese uko yaririmbaga ibitaramubayeho yarabibonye, aho ubura ijambo mu bandi. Ariko akotsi kaba kacumbye, agatunguru kahumuye, bati kandi kwa nako wahajya di yahagorobereza. Haleluya, muzamura amaboko mushime Imana yakoze ibikomeye. uzi kurya udasabye, uzi gusagurira ugusanze. Ubu ngo hari abantu aba babiri bahurira ku ijambo rimwe, ijambo ryitwa ngo ndarya iki. Hari uvuga ati ndarya iki uyu munsi ra, kubera atunze byose yayobeye ifunguro ahitamo. Hakaba n'undi uvuga ati ndarya iki kubera nta nagusa, kuko ntacyo afite. Abantu babiri bagahurira ku ijambo rimwe ariko risobanuye binyuranye. Pasika nziza, Imana yatugiriye neza, tugeze kuri uyu munsi, tugihumeka umwuka w'abazima. Si ku bwacu, turacyagumya gushima Imana. Mwabukereye, mwigomwe byinshi, hari ibirori hirya no hino, ariko mwavuze muti reka duhure nk'abana b'Imana, bamwe dusangiye isano isumba izindi. Iyo sano isumba izindi mwarimu, isano isumba y'amaraso, ni ukuba ba Kristo. Twazukanye na Kristo we, twazukanye na Kristo we. Rero bwoko bw'Imana, icyiciro twari tugezemo, ndagira ngo mbabwire amatangazo si menshi. Na atatu. Ejo tuzagaruka hano, abazabibasha ariko nabifuriza ngo muzashaka kwa koko tuzahura saa 11 kugira ngo dushimire Imana. Kandi burya iyi Imana yadusabye gusenga kurushaho, ngo duhure tuyiyambaze, ibifite icyo ishaka kuduhishurira. Kuri iyo saha rero, abagabo, abamama, ntawuhejwe, abagabo, abamama, abasore, inkumi, rwose muratumiwe. Tuzongere dushyire ivi hasi, twinginga Imana tunayishimire muri iyi minsi mikuru twabayemo. Haleluya. Iyo ni itangazo rya mbere. Irya kabiri, kuwa gatatu dufite abashyitsi bakomeye, bazaba bavuye hanze. Ngo hari agaseke gahari, sinifuje kukihererana nka pasiteri, oya, namwe muzaze duhurira ahangaha bagapfunyure tureba. Mbameneyeho ibanga nuko ngo ari babagira neza, bafasha abana ba bamwe mu bavandimwe bacu muri Compassion, bazaba bazanye ubutumwa. Rero muzabe muhari kugira ngo ikizaboneka muzakigenera icyo kizakora. Haleluya. Irindi tangazo nirigana hafi y'icyumweru gitaha kuwa gatandatu, ubwo amakorari yose azahura, noneho dutegure igitaramo cyo ku cyumweru. Niturangiza amateraniro hari igitaramo tuzakomereza. Nabwo abari mu makorari mubwire na rwa rubyiruko, abana batari bubashe, tutari kumwe nonaha, mubategure na amakorari yose. Nyuma tukazagira icyo giterana. Haleluya. Rero icyiciro gikurikiyeho nagiraga ngo dukomeze bwa busabane bwacu bw'uyu munsi nk'uko twabuteguye, bwa Pasika, twishimane nk'abavandimwe, dusangiye ibanga rya Kristo umukiza wacu, twibuka uko yadupfiriye ariko akaba yarazutse, ariho ni muzima, nta gipfa ntahinduka, uko yahoze niko ari, yaradupfiriye turabihamya, kugira ngo nge nawe turokoke urupfu rwa burundu. Rero uyu munsi twamwibutse, tumwibuke tunasangira roho nzima mu mubiri muzima. Haleluya. Mube mushyizeho akaririmbo rero mu gihe dutegereje ababishinzwe. Murakoze. Tukiburara ntacyo mwongeraho, tukiburara hanyuma ubu duteka none, ubu duteka
Haleluya. Simoni na sasa baza. Sika yacu nitwibutsa amaraso y'umwana w'Imana niyo yadukuye mu Egiputa aho Satani yacira abantu nimuze twese tumuhimbaze kuko yemeye kudupfira cyo yasatuyemo n'abarusika batumye natwe twinjira nimuze twese tumuhimbaze kuko yemeye kudupfira cyo yasatuyemo n'abarusika batumye natwe twinjira hera Pasika yacu niyitwibutsa amaraso y'umwana w'Imana niyo yadukuye mu Egiputa aho Satani yinjira nimuze twese tumuhimbaze kuko yemeye kudupfira cyo yasatuyemo n'abarusika batumye natwe twinjira 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 nimuze twese tumuhimbaze kuko yemeye kudupfira cyo yasatuyemo n'abarusika batumye natwe twinjira 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 nimuze twese tumuhimbaze kuko yemeye kudupfira cyo yasatuyemo n'abarusika batumye natwe twinjira yasatuyemo n'abarusika batumye natwe twinjira Haleluya. Amen. Ndabona mwese munezerewe. Nagira ngo rero tubanze dushyire imbere y'Imana aya mafunguro. Uwiteka Mana ishobora byose waremye ijuru n'isi, turagushime turaguhimbaje kuri uyu munsi wa none. Ntabwo tugutota nk'abagutegeka, tuzi kuri Imana ikomeye. Turagusabye ngo ibyo kurya biduhere bidutungira umubiri, ubugingo burahari, bitera imbaraga zo kugukorera Mwami Data wo mu ijuru. Byambaje mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mugire vuba vuba twakira none. Oya mva Simo, mujye muragira muri wa muco wo gusanya no gusabana, ubwo uwo bitagezeho arajya amanyurira aho. Oya buretse nta Gabana na ntuzu uwo mugenzi wawe. Noneho danse katunga. Kirasasa. Oya ni rimwe niko twabita. Wowe nuzu Ramazan araguha. Sasa wowe uraha simbuka di ruga amasaha yagiye rwose, turatanga ibintu byinshi cyane. Mbohereza ako di dan wakase mu tukagira abantu babo
ngo muhereze oya ntuza we afasha sana mwihorere aha ni mu nzu y'Imana Yewe muri ya mama. pasiteri mu izina rya Yesu mwihorere iyi ni inzu y'Imana dansiye ati umva shari kuguca kure dansiye ate turayi kwikorera papa sava yego wasimbutse babazana hano dansiye chunga sana chunga sana ohereza veve SP we wapi wafashe oya gorogo ubundi kashi nta kintu yabonye mwihorera ariko se kashi umwe arasangire ntuzana okay ibintu birahari rwose ahubwo mube muretse tubazanira akaji mu mirisho nababwiye rwose mugerageze musangire musabane uwo bitagezeho aragenda aha mugenzi uri kunywa ko ngako reka tubanze turebe ko byose buri wese bimugeraho wenda hagize igisaguka ubwo turagira dute nibwo nasubira inyuma nkakora nkongera abandi nta kibazo nabo twabasigamiye wowe ucungane n'umuntu ufite Oya. irindazi kirimbo kisubiza hano mwereke kirimbo ihangane ibikombe bijyaza kutubana umubare muke haruguru wabibaza Ubushyizemo iki? oya reka manze ndebe ko bibakwira ubundi rwose Undoye. ndongera ngaruke munsi se kwaro wacu ariko kirimbo mpano hano ako gakombe mereza kataba gati roshukura umuntu ukuza arashuka mano hano twaba kirimbo reka wigira ikibazo ikibazo baravuga undi utarabana ninde bavana oya rega yewe icyo ndi gushaka gukora turagira ngo turebe ko mwese mukwira undi ninde Aka kaji katahisha gahaza n'umwana. oya ariko se n'abantu mwe Veve yakira undi utarabona hano na abare Utangiye gusoma. ariko mugira ngo mu nzu y'Imana burya habonekera n'imigisha n'umwami Yesu yatuye imigati na divayi ibintu biruzura mugira ngo urabizi ashyiramo kirimbuzi atanazi mwamuha oya icyo twavuze udafite undi mugenzi wa Simoni ntabishobora kirimbuzi mugabanyirize kigabura byose noneho mutuze ubu ko muri kuvuga neza ariko rero rwose turi mu nzu y'Imana mugerageze rwose duhe Imana icyubahiro tugendane neza ibintu birahari ubu havuyeho umuhango wo gutanga amandazi hagiye kujyaho umuhango wo kurya inyama Didan sha ubuse nta gasani bazanye sha hagomba kubaho ifunguro ry'abakozi b'Imana ry'abakozi b'Imana simbuka utuzanira simbuka nyabo simbuka uzane tubiri agasahani ko dukeneye n'amandazi gira vuba vuba Didan ijya hino wa gira vuba itonde birashyushye birashyushye inzu y'Imana ariko wibutse na jugo de chevre ubundi nari napanze erega iyihuse yabyaye igihumye utanwika zana hano ariko
ugira hirya didasiye wihagarara gutya wawe ariko se ako didasiye ariko njyewe mbanza ibyo ushaka abakozi b'Imana tuhaye singahe aha noneho aho ndikurikiyeho rero ubu nta kibazo ndabikurikirana ubu ikigiye gukurikiraho ni ukuvuga ngo uwafashe irindazi ntabwo uwo nguwo agiye gufata broshete ubwo uwacikanywe niwe ugiye gufata broshete noneho agasangira n'uwa mugenzi wawe muhaye ku irindazi niba uzi ko mugenzi wawe ataguhaye ku irindazi mukuzeho none bavanye dukore nk'abantu b'Imana harya ubwo uwari wafashe nini Atanazi atangiye kumuhereza mbo Tanazi ni Tanazi muhe Simona ahise abyandika itonde twubane mu nzu y'Imana ariko ko ndetse ubwo ni tubiri kubasangiye na bavandimwe kirimbuzi wari makaje ubushikuje Siko mutampaye madudu bane no guherinda cyane nta kintu haye sasa niwe nahaye ubwo none na papa Sava mwibuke ndabona nawe ariko twasangiye mu kamutamaye uyobora Sava bo bihoreye nta kibazo nsabe ma bagwaye iki oya di nazo ngiye ariko wambaye ariko papa Sava ni twamaye kashika mwenda gwaye iki anje nta kintu mwambaye ibintu bikugenda neza ari inyuma ninde twahaye Yesu bana afite inyama akira wowe ariko si ibintu diaspora nta kintu wabose ntabwo twakoteje amafaranga angana wowe ntabwo twatanga amafaranga amwe ibi ni ibicuri muri abo watanga inyama twe gusubira ariko se mbese uraho umuntu ikintu nawe urishaka ku inshuti z'Imana oya genda ariko se ntabwo muzi ko hano turi mu nzu y'Imana ntabwo twatanze amafaranga se iyo umuntu wese ashaka kugira icyaha tugabanya kubera ese ubundi ko zisigaye zose barazirya barazikoze none se njyewe ukuntu twari twabipanze urabona buri muntu wese yagiye agira akaryaho none muragira ngo dushinzwe kandi hari abashyitsi bavuze turanabikira abahe bashyitsi none se nta bashyitsi dufite nyuma baheze abashyitsi se bigize batanga amafaranga ariko yashize oya abashyitsi harimo iyi ni inkoko gitariro iyi ni inkoko abashyitsi harimo aravuga ni abakozi b'Imana harimo iyi ni inkoko ni ifi niki njobona yewe ko nyine bitewe ko Bishop nawe na Rovera twavuga yuko babiri ifi amafaranga yacu amafaranga yacu guma n'umushinga utari inyama iyi jise banashise natse nge wiriye ariko mwaretse nibura tuka umuntu akatubariza papa Sava tubariza icyo kibazo batubwiraho ibintu babishyize twabahaye amafaranga twumvikana kuri budget ko babiri bazagenda basangira iki inkoko cyangwa iki ifi tuvuga n'umubare wazo siko twabyemeje tuvuga ko hazaza fanta zifunze na ji zifunze na panache numva ari ibintu ibi bintu mwagiye gutobanga dipe banafunguye ni super dipe ni mama y'Imana bya bindi abana bagenda barya nawe nyumvira ndakumva papa Sava rero bose pe ahubwo se abapasiteri pasiteri amandazi ariko ubundi twe turaryamo amandazi amafaranga yacu nyine nibyo nagira ngo nze mbasobanurire bisobanurika nyine murabona uko ibihe bimeze muri iyi nako byabaye ngombwa ko hari n'abandi hari abo nayafashishije amafaranga yacu none se igihe yacu ntacyo tugira yacu tuyatanga ku ruhande yewe niko hatuka abo bana b'Imana uvuga wafashije ni bande
umva papa sava nimutuze niko hatu ndakumva ngaho tubwira abo bana b'Imana wafashije mu by'abandi. oya mugira ngo se ni nibi na rwose pe ni njyewe na didansiye ariko si uko mubizi ntabwo duhora mu nzu y'Imana, ntabwo dukorera Imana, nimubizi ntabwo duhora mu nzu y'Imana. Hanyuma sasa iyo nzu y'Imana uyibamo wenyine? Aba bantu ko bakoteje amafaranga yabo bagatanga amafaranga yabo, tugakora inama tukavuga ibyo buri muntu azafata ndetse bakabihitamo. Abatarya inkoko bemeza amafi, tuvuga ko abantu bazanywa ji zujuje ubuziranenge zifunze, ndetse harimo n'ababuze batamaji tuyanywa tunywa panari. Ibyo bintu tubikorera bishi. Uti nafashishije abakozi b'Imana, abana b'Imana, tukubajije abana b'Imana, uravuze uti ni njye na Zidasiyene ngo n'abana bawe. Ubu ayo mafaranga y'abantu mwagiye kuyakinamo murayifashisha, muzi ko muri buze mugatanga amandazi n'ayo mashapure n'ayo masaro koko. uyabe mubanza mukarezona mugatekereza mugiye kuzarutanga mu rutange no mu nzu y'Imana. Ubusizi ni inkoko mwatubwiye, ubu ni buri ni ifi mwatuzaniye. Reka rero nkubwire hatunge, buriya kurya kanjye no kubanza ukagahingira naho abandi bakwihanganira, ngewe turabababira. Urambi byanjye nanjye iyo nkoko Simona zikotsana arayintekeranye. Wenda mutarasobanukirwa rwose tuze muragera aho musubizwe, ahubwo Yesu ashimwe. Noneho rero umva rero mbabwire rwose bantu b'Imana, namwe muri abantu murakuze, numva ibi tutabishwaniramo. Nagira ngo mbabaze, ubu imyaka mufite muraba kuza guhagirwa ahangaha? Uwumva wenda yumva atanyuzwa adahaze hake mu rugo yiyeranje rero ukuntu yakwirwana. ariko rero wabibabwiye hakiri kare. Umva rero bene data rwose pe, wanga amazimwe abantu bahabona. Njyewe na Didansiyene kwihanganira kubika amafaranga yanyu amezi 2 byaratunaniye. Twarimo amadeni, twarimo ibibazo bidusaba amafaranga menshi. No turavuga tutuho kugira ngo tujye kwiba kandi dufite abavandimwe tuvuka hamwe muri Kristo. Turavuga tuti reka tuyakoreshe, nta kibazo muzihanganira ibyo tubaye, ahubwo nimuryoherwe kuri pasika nziza. Mugire pasika nziza. Ntabwo mubweze ni mama ya Mungu, ni babuze aho batuma baragutuma. Nawe kuri pasika nituri kuri pasika rwose akubeshye niwe Yudisi Kariyoti hano muri Rusi. uvuze ukuri ni ukuri kw'Imana. Umuko kubi ni ibintu byo ubu tumye tuzukana n'uwa Kristo tuvuga. ngo ndiyuki Yudisi Kariyoti uri umugambanyi mubi, mwe mubi cyane. Tekereza abadayimoni duteje, bitekerezeho nawe uwo gushukura. Hano afite deriri iruhande rwe. Haleluya. Guca imanza Yesu yaje. Haleluya. Amina. Papa Sava.